Ese Satani afite amayeri yo kudukurura twese bucece? Cyangwa se nanone Satani ashobora kuba yarakwinjiriye ukaba utabizi? Nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze bakunzi ba UNP Entertainment. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro kidasanzwe, kitari kirekire kandi gishobora guhindura uburyo wowe ubona isi cyangwa se uburyo uyumva. Tugiye kuza dusubira muri bya bibazo twatangiye twibaza niba koko Satani afite amayeri agenda akurura abantu bucece cyangwa se niba yinjirira abantu ntibabimenye. Turaza kuvuga ku buzima bwa buri munsi, ku byo dukunda, ku byo dukora ku mbuga nkoranyambaga, tuvuge ku mafaranga ndetse no ku byishimo by'ako kanya, ariko byose turaza kubivuga dushingiye ku by'abahanga bavuga, ku by'amadini ndetse n'amateka avuga. Ibi bintu tugiye kubivuga mu bice bitatu: uburyo Satani akoresha kugira ngo yinjirire abantu cyangwa se abayobye, turavuga ku ngaruka zabyo ndetse tuvuge n'uko umuntu yabyirinda kuko ashobora kubona ikintu agahita amenya ko ari agatego Satani arimo aramutega. Uri kumwe na UNP Entertainment, kandi subscribe, ukore like, share na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi ndetse turusheho kubaka umuryango mugari wa UNP Entertainment. Tudatinze rero tugiye kurebera hamwe uburyo bugera muri bune Satani akoresha kugira ngo akurure abantu cyangwa se kugira ngo abiyegereze. Uburyo bwa mbere Satani akoresha kugira ngo akurure abantu, akoresha ibyishimo by'ako kanya. Gukoresha ibyishimo by'ako kanya, mu by'ukuri Satani akoresha ibyishimo by'ako kanya, ariko bidahita byangiriza umuntu ako kanya, biba birimo uburozi bugenda bwangiriza umuntu buhoro buhoro. Ashobora gukoresha inzoga nyinshi, agakoresha ubusambanyi, agakoresha amafaranga y'uburiganya cyangwa se ikuzo ry'igihe gitoya abantu benshi bakunze kwita icyubahiro. Kubona ko umuntu afite icyubahiro muri rubanda cyangwa se icyubahiro ahageze hose. Umuntu ufite amafaranga Satani ashobora kuyamutegesha kugira ngo abashe kuba yamukoresha, ariko akaba ari iby'igihe gitoya cyangwa se akaba ari ibyishimo by'igihe gitoya. Iri rya kabiri Satani akoresha kugira ngo abashe kuba yakurura abantu cyangwa se kugira ngo abiyegereze, ni ukwerekana ibibi nk'ibyiza. Akakwereka ikintu ukabona nk'aho ari cyiza kandi mu by'ukuri ari ikintu kibi. Hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo Satani iyo arimo aragushuka akwereka ko muri kumwe, ukajya muri cya kintu ubona ko wenda nta kibazo, ariko wamara kukigeramo neza agahita agusiga, akaba ari hahandi uhura n'ingaruka z'icyo kibazo cyangwa se z'icyo kintu wagiyemo. Akaba ari guhura n'ingaruka z'icyo kintu wagiyemo kubera ko yamaze kwigendera, akagusiga uri wenyine, nyine akagusiga ku karubanda kuko aba yagushutse nyine. Reka dufate nk'urugero, gukina imikino y'amahirwe nk'aho ari isoko y'ubukire, gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butesha agaciro. Ibi nabyo Satani ashobora kubikoresha akagufata nk'aho ari kukwereka ko ari ibintu byiza, ariko ugasanga ni ibintu bibi. Niba ukina imikino y'amahirwe akunyuzamo akwereka ko harimo amafaranga cyangwa se harimo amahirwe yo kubona ubukire, ariko iyo umaze kuribwa nibwo umenya ko ibintu urimo rwose atari ibintu byiza habe na gato. Naho imbuga nkoranyambaga umuntu arazikoresha akajya yakitesha agaciro cyangwa se akivuga nabi, akiyandarika, akagira ngo wenda bazamukunda, ariko iyo Satani amaze kwigendera, amaze kugusiga muri bya bintu amaze kugushoramo, uhita usanga usigaye ku karubanda, ugasanga usigaye uri wenyine. Uburyo bwa gatatu Satani akoresha kugira ngo akurure abantu ni ikoranabuhanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Abahanga bavuga ko ikoranabuhanga ryabaye umuyoboro wa mbere Satani akoresha. Ibintu byose biba kuri telefone, biba muri filime, mu ndirimbo zidukangurira ibyiza ndetse n'ibindi. Uko byinjira mu buzima bw'abana ndetse n'urubyiruko bucece, niko bigenda bibangiriza gake gake, kubera ko uba usanga nibura umwana w'imyaka 15 afite telefone ya smart, ashobora kureberaho ibintu ibyo ari byo byose ashaka. Kandi Satani yinjiriye ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru, ku buryo aba ashaka gushukira abantu ku ikoranabuhanga ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Uburyo bwa kane Satani akoresha kugira ngo yinjire abantu, guhindura indangagaciro z'abantu. Ugasanga umuntu wari afite indangagaciro zimuranga yarahindutse rwose, kandi agahinduka ku buryo umuntu wese avuga ngo uriya ntago ari we, kandi mu by'ukuri ari we.
kugira ngo ibintu bibi abigire byiza, akabihindurira isura. Ndetse Satani akoresha ibyamamare, abahanzi, abanyepolitike cyangwa abantu bafite ijambo kurusha abandi, ariko ugasanga umuntu yahinduye indangagaciro ze. Niyo yari afite ibintu bimuranga rwose ndetse bimuhesha n'agaciro, ariko ugasanga yarahindutse pe. Ahantu abarizwa, yaba ari umuntu ufite ibintu runaka cyangwa se ukora ibintu runaka, ugasanga yarahindutse, ukibaza niba ari we bikakuyobera, ariko impamvu nta yindi ni uko Sekibi cyangwa se Satani aba yaramwinjiriye. Iyo ukunda umuntu wamamaye, ibintu akora biroroshye kubyemera, ndetse n'iyo ari bibi urabyemera cyangwa se ukabyizera kubera ko umukunda kandi yaramamaye. Niyo mpamvu Satani akoresha abo bantu bamamaye cyangwa se abantu bafite topic runaka ahantu runaka kugira ngo abashe kuba yayobya abandi, kandi abo bantu ntibamenye neza ko bari guta indangagaciro zabo. Reka tubere hamwe ingaruka zo kwemera amayeri ya Satani. Ingaruka ya mbere ni ukurimbuka kw'indangagaciro. Umuryango uracika ndetse n'abawukomokaho bagacika intege. Urubyiruko narwo rukabura icyerekezo. Abakuru bakabura aho bahera barera neza. Mbese ugasanga ibintu byarivanze cyangwa se byacanze abantu. Ugasanga abantu bataye umuco kandi mu by'ukuri ari ubafasha kumenya icyiza ndetse n'ikibi. Ingaruka ya kabiri ni ubusabane n'amafaranga n'ikuzo bigufi. Ugasanga umuntu gusabana byaranze, amafaranga ntayo, yemwe n'ikuzo ntaryo afite, yataye ikuzo rwose. Kubera gushaka amafaranga y'ako kanya, abantu bakora ibyaha bikomeye cyane, ubujura, bagafata ruswa, bakica yemwe, cyangwa se bagakora ibyo bazi ko ari bibi ariko bakanga bakabikora kugira ngo bashe kubona ko babona amafaranga. Ingaruka ya gatatu ni ugusiga ibikomere mu mitima y'abantu. Abantu benshi basigara bafite ipfunwe, umubabaro cyangwa se kumva ko ntacyo bamaze. Ibi bintu birushaho kwinjira mu mutego wo guhora bashaka gukira vuba cyangwa se kwishimisha mu buryo bubi. Ugasanga abantu bafite ibikomere mu mitima yabo ariko batazi ko ari ingaruka z'ibyo bakoze ziri kubagaruka kubera ko amayeri ya Satani yabafashe. Ingaruka ya kane ni ukureka ubuzima bw'ukuri. Iyo umuntu amaze kurambirwa aba atagifite icyerekezo, kandi abantu bajya mu biyobyabwenge, abandi bagakora ibintu bibi bikomeye cyane, ndetse abandi bakarwana no kwiyahura kubera ko babuze ubuzima bwabo bw'ukuri cyangwa se ubuzima bwabo bari basanganwe. Ugasanga bameze nk'abantu bari kwiyahura. Nubwo Satani akoresha amayeri menshi, hari uburyo umuntu ashobora gukoresha akamwirinda cyangwa se akirinda ayo mayeri. Uburyo bwa mbere umuntu ashobora gukoresha akirinda amayeri, kumenya ibimenyetso ndetse no kumva ibimenyetso bigiye bitandukanye. Icyo utazi kigushora mu mwijima. Kumenya ko hari amayeri ariho ni intambwe ya mbere ishobora gutuma wirinda amayeri ya Satani cyangwa se ukirinda imitego ye. Gusoma, kwiga, kumva ibiganiro byubaka ndetse ugakurikirana abantu bavuga ijambo ry'Imana. Ibyo ngibyo nabyo bishobora kugufasha kumva kenshi ko ugomba kwirinda amayeri ya Satani, ukaba utagwa mu moshya ye cyangwa se ugwe mu mutego we. Ikintu cya kabiri ushobora gukora kugira ngo ubashe kuba wakwirinda amayeri ya Satani ni ugusuzuma ibyo ukora buri munsi. Ese ibyo ureba buri munsi, ibyo uvuga cyangwa se ibyo ukora bifite umumaro? Ese niba ubikora ngo ugaragare neza, cyane cyane ukabikora ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kugira ngo ubashe kugira icyizere cy'ejo hazaza, ugomba kwisuzuma ukamenya neza ibyo ubamo cyangwa se ibyo ukora, niba ari byo kukurinda kugwa mu mitego ya Satani cyangwa se niba ari byo kugukururira kugwa mu mutego wa Satani. Ikintu cya gatatu ushobora gukora kugira ngo ubashe kwirinda
imitego ya Satani cyangwa se amayeri ye ni ukwibuka indangagaciro zawe. Hari ibihe twibwira ko ibyo twemera ntacyo bimaze, ariko nibyo bidufasha kumenya neza icyiza ndetse n'ikibi. Abahanga mu myemerere bavuga ko gusenga, kwiyiriza cyangwa se kumenya amateka y'Imana ari uburyo bwo guca intege amayeri ya Satani. Ikintu cya kane uzakora kugira ngo ubashe kuba wakwepa amayeri ya Satani cyangwa se ubashe kuba wayacika, ni ukugira abo ugisha inama. Ntukabe nyamwigendaho. Abantu benshi bacika intege kuko babika ibibazo byabo. Uvugana n'inshuti zubaka, uvugane n'imiryango, cyangwa se ushaka abantu bakugira inama rwose, cyane cyane abantu bakuruta, kugira ngo urebe ko wabagiriraho umugisha wo kuba wakwepa amayeri ya Satani, kubera ko abenshi muri bo baba barahuye na byinshi. Rero iyo ubaganije cyangwa se bakugiriye inama, ugira umwanya wo kwitekerezaho kabiri, ukabasha kuba wakwepa ayo mayeri. Muri make, Satani ntabwo azigera akoresha imbaraga zigaragara, akoresha ibyiza tubona, ndetse ibyo byiza ni bya bindi tubona nk'ibisanzwe ariko bigahisha uburozi. Akoresha amafaranga, ikoranabuhanga ndetse n'ibyishimo by'ako kanya, ariko kandi agakunda kubikoresha binyuze mu byamamare cyangwa se mu bantu bafite ibyo bakora. Ariko kandi kwirinda birashoboka. Uyu munsi wumvishe ikiganiro, wumvishe wahitamo iki? Ese uzakomeza kwemera byose nk'ari bisanzwe, cyangwa uzafata umwanya wo kwisuzuma cyangwa se gusuzuma ubuzima bwawe? Twandikire muri komenti uduhe ibitekerezo cyangwa se tubwire uko wabigenza. Rukumwe na MP Entertainment, imumva kuri mikrofone ni Pacifique. Kanda subscribe, ukore like, share na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika, ndetse tubashe kubaka umuryango mugari wa UNP Entertainment. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.